Aho neza muranshuti za MK Family TV tubahaye ikaze muri uyu mugoroba kugira ngo muze mubane natwe muri ibi biganiro twabateguriye. Nkuko ubushize twabirebeye hamwe imyiteguro y'umumama ubugiye kwibaruka ikibondo. Ni byinshi twarebeye hamwe, harimo imyenda, harimo amavalize, harimo pampa, harimo ibintu byinshi. Hagati aho hari ibyo tutabashije kuvuga, harimo porte bébé. Nayo ni ingenzi nkuko twabirebeye hamwe. Umwana abavuye mu ndara ahantu hashushe, abakene n'ubundi kugomba kumuryamisha ahantu hashushe. Ikindi cyongeyeho porte bébé izadufasha cyagiye dutera uyu mwana tumushira mu modoka dusubira mu rugo iwacu, tugomba kuba tuyifite kugira ngo dushire n'akakuvreri tujye mu modokari dutaha mu rugo dushima Imana ku mirimo Imana yakoze. Ikindi cyongeyeho tugiye ku mubyeyi rero. Nawe mubyeyi ari byo ugomba kwitegurana. Harimo iki? Imyenda uzambara ugeze kwa muganga. Ikindi cyongeyeho umwenda uzambara uvuye mu bitaro. Ikindi cyongeyeho robe ni ngombwa kubera ko nugera kwa muganga bizagusaba kuryama. Usibye ko hari ibitaro bimwe biba bizifite, ariko ugomba kuyitegura mu gihe bataziguhaye nawe ugakoresha izo zawe ufite, kubera yuko nutazitegura hari igihe ushaka kuhagera petete ntuzibone. Ariko burya ikintu cerekana ko umubyeyi yiteguye neza nuko buri kintu agomba kuba gifite. Yego bibaye ngombwa ko utagikoresha, ariko si kimwe no kutakigira. Tugomba gutegura rero tugomba gutegura rero robe de nuit, tugomba gutegura rero na silipa bijya ni ngombwa. Ni ngombwa nayo n'umwenda tuzambara tuvuye hehe mu bitaro, nawo ni ingenzi cyane, tugomba kuwutegura. Ibyo gusa kwa kwibukiranya bimwe mu byo twabashije kureberaho ubushize. Uyu munsi rero hari insanganyamatsiko nabazaniye shasha. Iravuga hejuru tumaze kwibaruka ikibondo cyiza, n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu, bizaterwa n'icyo Imana izaba yaduhaye. Noneho turagiye tugeze mu rugo. Ese mu rugo bizagenda gute? Mu rugo ni ibiki tuzakora na wa mwana wacu dufite? Ikintu cya mbere mu bintu tuzahura nabyo tumaze kugera mu rugo, turi kumwe na cya kibondo cyacu twari dutegereje hafi umwaka wose cyangwa se amezi 9. Nkuko mubizi umubyeyi atwita amezi 9. Icya mbere hari ukurara amajoro. Uzarara amajoro kubera iki? Tudabora hari igihe umwana ashobora kugwara, hari igihe umwana icyo mu nda kimujya, hari igihe umwana nyine utuntu umwana ahura natwo ni twinshi. Wowe mubyeyi ikintu cya mbere uzahura nacyo ni ukurara amajoro. Uzaba arimo wita ku mwana. Wa mwana ufite eske umwana wanjye ni iki kitagenda neza? Urumva uzagusaba kurara amajoro. Icyo kintu ugomba kucihanganira nk'umubyeyi ureba ubuzima bw'umwana wawe. Ikindi cyongeyeho ni ibitotsi. Uzagira ibitotsi kubera ko nijoro waradasinziriye. Noneho ku manywa ibitotsi ni ngombwa. Uzagira gutya wihengeke agatotsi kabe karaje, umwana nawe abararize. Urumva ibitotsi uzahura nabyo muri urwo rugendo rwawe rwo kwibaruka baby. Ikindi cyongeyeho ni konsa. Konsa kandi tuzirikane ko ari wa mwana wa mbere, ntabyo uzi nibwo uri kubyiga. Kuhere mu bitaro bazabikwigisha, nugera mu rugo ukomeze ugenda uri konsa gahoro gahoro, uzagera aho ngaho ubimenye. Urumva uzakora nawe urwo rugendo rwo konsa umwana wawe. Ikindi cyongeyeho ikindi kintu ugomba kuzakora wageze mu rugo ni ukumwa ibintu byinshi. Uzanywa ibintu byinshi kugira ngo ubone amashereka yo konsa wa mwana wawe wibarutse. Icyo kibondo kuvuga ngo gikure cyiyongera ibiro nuko kizaba cyabonye amashereka, nuko azaba yose bihagije. Rero azonka bitewe nuko wanyoye. Hari abamwe bikoma, hari abamwe ibyayi, biterwa. Ariko icy'ingenzi ni ukumwa kugira ngo umwana nawe abone ikintu yonka. Ikindi cyongeyeho ni ukurya cyane. Umubyeyi arajya kubera ko bya bindi ujya ni nabyo bijya muri baby, ni nayo ntungamubiri y'umwana. Ugomba kurya ibintu bitera imbaraga, ibintu birimo vitamine, birimo proteine, kugira ngo bijye muri baby wacu, kugira ngo nawashishe yiyongere ibiro. Icyo nacyo ni ikindi. Ikindi cyongeyeho rero ni ukonsa baby. Narangije kubivugaho mbere, uzonsa umwana wawe. Impamvu zamonsa ni kugira nyine umwana ashishe, umwana kure, umwana niko kujya kwiwe donki, ni ukumonsa. Ikindi cyongeyeho ugomba gukora wibarutse baby ni ukumwoza. Koza umwana. Ugomba kwirinda kumushiraho amazi muri ka gakondo kubera ko batarakira cyane. Noneho kubera ko umusutseho amazi yagira infection, bizagusaba kumuhanagura.
ikindi cyongeyeho ni ukwambika bebe imyenda biba bigoye, ni agahinja karanyerera, karacari gatoya, ntigafatika, ariko ugomba kubyiga gahoro gahoro, uko bamwambika pampa, uko bamwambika imyenda, uko bagasiga amavuta. Ibyo byose ni ibintu uzakora nugera mu rugo iwawe. Inshuti zanjye, murakoze kubana natwe rero nk'abamama. Izo ni inshingano zawe nk'umubyeyi uba wibarutse umwana kandi ugomba kumwitaho kugira ngo akure, kugira ngo yiyongere. Murakoze kubana natwe, turabashimiye cyane umwanya wanyu muduhaye. Naho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha kuri parti ya 3. Murakoze cyane, amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda cyane. Bye bye.